Pastor uyu munsi rero tugiye kuganira ku yihe topic. Ni topic yunganiriye y'ubushize. Murabyibuka ko topic y'ubushize twavugaga ko ibintu kuvuga ko biramenyekanye abantu bihisha inyuma y'ibi bintu byose birimo kubera ku isi, ibi byorezo, izi ntambara n'ibiki byose bagomba kumenyekana. Tubabwiramo amazina y'abantu bamwe na bamwe, twahereye kuri uriya mugabo bita Yuval Noah Harari, tuvugaho kuri Klaus Schwab, ntitwamuvugaho, tuvugaho kuri Bill Gates, kimwe menya na bose abantu bose bazi. Hari umugabo wita Jack Attali twavuzeho, twakomejeho tutavuze neza. Uyu munsi mu yandi magambo ni nk'igice cya kabiri cya gikoni nacyo gisoza kugira ngo turangize iki gice, ubutaha tuzajye mu bindi kugira ngo abantu barusheho gukanguka no gusobanukirwa ko ibintu barimo kubona ntago ari impanuka, ni ibintu byapanzwe, ni itorero rigomba gukanguka, umugeni wa Yesu agomba gukanguka. Nibahunge vuba na bwangu kuko Satani arimo gukorana umujinya mwinshi kugira ngo abone abo yisasira, kandi koko ari mu murimo mu buryo bukomeye, ariko intego ya mbere no guhiga itorero. Mu yandi magambo uyu munsi umutwe tuganiraho ni uwo nguwo uvuga ngo bikomeje kujya hanze, abantu bayihisha inyuma y'ibi bintu barimo kumenyekana. Ni twebwe tugomba gukanguka noneho tumenye ni gute dushobora kwitwara muri ibi bintu, cyane cyane nk'umugeni utegereje umukwe. Iki ni igihe gikomeye. Mu magambo magufi ni ibyo ngibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi wa none. Yego, abantu badukurikiye rero ni karibu mwumve mukurikire, ariko kandi nongera kwibutsa yuko ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo ari byo kugumana, ahubwo muba mukwiye kubisangiza n'abandi kugira ngo abantu barusheho kumenya amabanga ya Satani kujya hanze, ndetse no kumenya ibyo Imana idushaka mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ni karibu rwose. Amen. Yesu agumugisha cyane umuvandimwe Plaisir hamwe n'umuvandimwe wacu uri ku ikoranabuhanga ndetse na timu yose ya Zaburi Nshya. Imana ibaho umugisha kuba mugira uruhare rukomeye. Narabonye video y'ubushize, ubutumwa bw'ubushize, abantu benshi barabwitabire barabukurikiye, ariko ngumana ikibazo kimwe mu mutima: uko bakurikira niko basobanukirwa, uko bakurikira niko bakanguka, kuko misiyo yacu si ukubona abakurikira ari benshi, ni ukubona abakanguka ari benshi. Amahirwe dufite nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ese bamwambaza gute batamwumvise? Bamwumva bate ntawe babwirije? Yego. Amahirwe rero dufite nuko intambwe ya mbere nuko twababwiye, igisigaye no kumva hanyuma bakizera. Aho turi mu Baroma 10. Yego. Uko bimeze tugomba gukora icyo dukora twebwe mu kubabwiriza. Hanyuma nibubahiriza umurongo wa 9 avuga ngo ni watuza akanwa kawe ukizera ko Yesu ari umwami, ko yazutse, uzakizwa. Icyo ngicyo ubwo azabagiza amahirwe. Siko bimeze? Ahasigaye twebwe icyo tugomba gukora nk'uko bivuze no kuvuga. Ubundi twahamagariwe kuvuga, twahamagariwe gukiza. Kuvuga no kwacu, gukiza no ko Imana. Niko kamaro k'umwuka wera. Niyo mpamvu ari hano ku isi kugira ngo abashe gukangura ubwoko bw'Imana. Turi mu bihe bikomeye. Abantu benshi bakunze kuvuga bati se Kamanzi kuhora uvuga ibi bintu uvuga. Narababwiye niyo misiyo Imana yampaye. Yeremiya ahamagarwa kugeza ubwo asoza misiyo ye, yari afite misiyo imwe gusa: kunga abantu n'Imana, kubera ko bari mu guta Imana mu buryo bukomeye. So Imana imuhagurutsa gutyo kugira ngo akangure abantu. So nanjye misiyo yanjye ni kimwe n'uriya nawe Imana niba yaramuhaye kwigisha inyigisho zijyanye tuvuge za deliverance, niyo mpano Imana yamuhaye. Yewe mu gihe nk'iki nk'uko nawe babwiye kugeza muri 2027 Imana nibyemera nibwo butumwa tuzaba turimo kuvuga, kuko isi irimo kwitegura kwinjira mu mwaka wa 2030 muri agenda 2030, agenda 2030. Twavuzeho kenshi, dutanga n'ibimenyetso bitandukanye na action plan bafite, ibyo twarabivuzeho, ntago ari byo tugarutse kuvuga. Noneho bavandimwe, ibyo ngibyo tugomba gukangura itorero, tugomba kuribwira amanywa na nijoro kugira ngo babashe gukanguka. Ejo hari ubutumwa nanyujije kuri channel ya Les 12 Ouvriers,
nshishamo akavideo kamwe kuri ya mugabo Yuval Noah Harari twakoresheje ubushize kuri Zaburi nshya, ndababwira naka kavideo tumaze kugakoresha kenshi, no mu minsi ishize twakanyujije kuri Zaburi nshya, nejo bundi hano twakanyujije mu butumwa umuvandimwe Shyaka Edouard ajya anyuza kuri Les Deux Ouvriers bita hunga udapfa, ni n'uyu munsi nkanyujijeho, ndanababwira nti nejo bundi nzongera nkanyuzeho kugeza ubwo hazaboneka babandi bakeya bazasobanukirwa ibi bintu kugira ngo babashe guhunga, kuko ni igihe cyo guhunga kandi gikomeye cyane. Niyo mpamvu dukomeza kuvuga ubutumwa abavandimwe, Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza. Ubushize naranababwiye ni mudushigikira muri uyu murimo tuzagaruka tubabwire tuti dore uko byagenze, biracyari kure cyane, twizere ko biri bukomeze. Amina. Mudushigikire, ufite gufasha umurimo wivuga butumwa mukuri ubikore kandi n'umutima ukunze cyane. Bene ubutumwa abantu benshi ntibakunda kubushigikira, baranaburwanya cyane. Ni ukuvuga ko turavuga ariko ntihaburamo n'abatatu bumva cyane, bakumva kandi bakagira icyo bakora. Imana ibaho umugisha cyane. Turacyari kure cyane, ni ukuvuga ko mu byo turota gukora budget yabyo ntituragira no kuri 1%. Urabyumva neza? Pourcent imwe iturayigeraho, 1% iturayigeraho. Ariko Yesu ari ku ngoma, niba umurimo ari uwayo azabikora byanze bikunze. So nibigera tuzabibabwira kubw'ubuntu bw'Imana. Bavandimwe, uyu munsi ni umunsi udasanzwe nk'uko muvandimwe Plaisir yavuze, ati ubu butumwa bwararwanyijwe kugira ngo bashe gutambuka. Nejo twari turimo kubiganiraho, avuga ati wenda hari ikintu gikomeye kirimo, kandi koko kirimo, kuko mission no kugira ngo uyu munsi nawe ubashe gukanguka. Uko umuvandimwe ababwiye, nitwa Patrick Kamanzi, nyoboye umuryango w'ivuga butumwa. Ni umuryango w'ivuga butumwa Les Deux Ouvriers, ufite channel kuri YouTube, aho ngaho rwose ushobora gukurikira ubutumwa kuri iyo channel ya Les Deux Ouvriers, ubundi Imana ikakugirira neza. Hari ubutumwa butandukanye buri aho ngaho bukangura itorero muri iyi minsi ya nyuma. Turi mu gitabo cya Daniel, igice cya mbere, umurongo wa 3 kugeza kuri 5 niho turi buze gusoma. Ariko mbere yaho bavandimwe, turaza kuvuga kuri uyu mugabo bita Jacques Attali. Jacques Attali ni umugabo n'umwe mu bantu bakomeye kuri iyi si, ariko isi itazi. Isi ziba Bill Gates. Uyu nguyu ni umwe mu munyapolitike, yabaye umunyapolitike ukomeye guhera muri za 81 mu ngoma ya Mitterrand. 81 1981. Jacques Attali yari umujyanama wihariye wa President François Mitterrand. Urabizi yayoboye manda ebyiri avaho, ariko uyu akomezanya n'abandi bagiye basimburana ku buryo afite ijambo rikomeye mu ntuza y'Ubufaransa, muri leta y'Ubufaransa ndetse no ku isi. Ari muri ya team y'abavuga rikijyana ku isi, nabo bari inyuma y'ibi bintu. Nkuko twabibabwiye, ni team y'abantu ariko bahagarariye, cyangwa se nibo bagaragara ariko abakomeye ntibagaragara. Ya miryango duhora tubabwira. None uyu Jacques Attali n'umwe muri abo ngabo mu bintu birimo kuba ku isi. Bene data, turi muri ibi ngibi, twari muri Mabaga, ejo bundi tuzajya mu bindi, turaza kubibabwiraho muri make uburyo Bill Gates yatangiye gahunda muri 2015 abwira isi, kandi biri ahantu hose arabibwira ati mu minsi iri imbere hari ibintu bigiye kuza kuri iyi si kandi bizaba bikomeye. Bill Gates ngo bizica miliyoni nk'icumi z'abantu, kandi koko niko byagenze. Covid ije bari hagati ya statistique ivuga 7, ubundi 10, ubundi 12, ibintu nk'ibyo. Ugatekereza ati aba bantu bavuga ibintu bigahita biba nk'uko babivuze. Kuki abantu tudashobora noneho kuva mu bitotsi tugakanguka? Niyo mpamvu mission dufite ni ukubakangura bene data
kuko hari benshi bakangutse uyu mugabo abivuga gutyo. Ubushize nababwiye kuri Jacques Attali mvugaho gatoya gusa ku gitabo yanditse muri 81 icyo gihe 81 avuga ibizaba mu gihe cy'imyaka iri imbere. Aza kugaruka muri 2015 yandika indi nkuru avuga une brève histoire de l'avenir. Ibi ni ibitabo kuko nabibabwiye ngewe ntago ariyo mpano yanjye nahawe yo gusoma ibitabo no kubibasobanurira. Ngewe ndasoma Bibiliya nkajya gucukumbura nabona icyenda gusa nacyo nkagishakisha kugira ngo ndebe niba bijyanye n'ubuhanuzi. None ibi ngibi wajya gusoma ugasanga aba bantu kubera iki ibi bintu bandika bisohora nkuko babivuga saba hanuzi b'Imana reka da nibyo baba bandika baba babyandika mu bwenge bwabo, ariko mu bijyanye na politiki y'isi irimo gupangwa kubizaba kuri iyi si. Ukibaza impamvu bisohora nkuko babivuze nkuko babipanze hatabuzeho na kimwe, barabipanga neza ndetse bakabisohora. Uretse ko hari byinshi nabyo bapanga ibisohore kubera ko wowe nanjye tukiri hano ku isi. Amen. Haleluya. Itorero rya Kristo rikiri ku isi hari bitazabaho kandi biri mu majenda yabo birapanzwe. Ikibazo gikomeye gihari ni umwana w'umuntu kugisobanukirwa. Ikindi cya kabiri gihari gikomeye ni uko umwana w'umuntu hari igihe abisobanukirwa ariko ubwoba bukamwica bukamwicaza hasi akanavuga ati tuzabigenza gute, ese tuzabikoraho iki? Ejo hari ubutumwa ejo bundi n'ejo ubutumwa nasohoye kuri les 12 ouvriers buvuga uburyo ki abakristo cyangwa se abarokore benshi barimo gutanga imibiri yabo kwa Satani bitwaje ngo ubugingo burarinzwe ngo ntaho buhuriye n'ibi bintu by'umubiri. Ibyo tubimaze mu myaka itatu. Ariko bitubwira ngo imibiri yacu ni insengero z'umwuka wera. Ni gute babitandukanya koko? Suko ikanavuga neza cyane ngo umubiri, umwuka n'ubugingo birarindwe. Sibyo? Birarindwe. Icyo ni ikintu gikomeye Abatesalonike 2:5 guhera ku murongo wa 23 aho ngaho. Birarindwe. Ni gute ushobora kwicara wowe mukristo kumva ko ubugingo bwawe ugomba kubutandukanya n'umubiri, hanyuma umubiri ukawujyana aho bagusaba hose kuwujyana, ukawujyana kugira ngo ukoreshwe ibyo ugomba gukoreshwa. Icyo ni ingaruka ni iyihe? Nibyo nari mumaze kuvuga ko point ya kabiri mvuga ni ubwoba bugira uruhare runini cyane mu buzima bw'umwana w'umuntu, yaba umukristo yaba umupagani. Ibi bintu turabivuga benshi bamaze kubyumva. Mpura n'abaganga, mpura n'abantu bakomeye batandukanye hirya no hino hano mu gihugu tukaganira, sibyo? Numva benshi baranakurikira ubutumwa. Hari amabiro ninjiramo muvandimwe wanjye nkavuga ibyo mvuga najya kumva umuntu akambwira bite kama kavuga nise muranzi ati ufse ubutumwa tugezaho turabukurikira nubwo tutavuga turabukurikira kandi ukabona n'umuntu ukomeye mu by'isi sibyo aho nkavuga ni Imana uho umugisha Zaburi nshya, uho umugisha les 12 ouvriers, aho ubutumwa bunyura hose, aho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. No kuvuga ko ntago turuhira ubusa, ibyo dukora ibi ngibi ntago dukorera ubusa, kandi be nabo ngabo amaraso yabo ntituzayabaswa. Akambaza ati akambwira ari ijambo benshi bahuriraho ryo kubaza ngo none se muvandimwe tuzabigenza gute ko turi muri iyi si, bizagenda gute kweri, tuzabigenza ngo tuzabicikira he? Ibanga rirahari, ni nacyo turi buganireho uyu munsi. Sindi busoma amagambo menshi ya Bibiliya, nditwaza igice kimwe gusa cyo mu gitabo cya Daniel, nicyo tugenderaho. Hanyuma wibaza ngo bizagenda gute, tuzabicikira he, ubyumve neza, ukurikira ubutumwa ubisobanukirwe, umenye ko hari inzira Yesu yateguye, niwemera kuyinyuramo uzarokoka ibi bintu. Ariko ushobora kubirokoka umubiri ubabajwe, sibyo? Umubiri ubabajwe, uko kubabazwa niko abarokore benshi barimo guhunga. Ni ukuvuga ko abarokore benshi muri iki gihe barashaka ibya Yesu, ntibashaka Yesu. Ni ukuvuga ko barashaka imigisha ituruka kuri Yesu, ariko ntibashaka gufatanya imibabaro ituruka mu rugendo ugendana na Yesu.
aho niho ibintu birimo gupfira. Bavandimwe, ni igihe kidasanzwe. Wowe mwana w'Imana ukurikiye ubutumwa ugomba gukanguka mu buryo budasanzwe, ufata ubwo bwoba Satani ashyira mu mutima wawe, ubutsindagira, ubwohereze ikuzimu, ubishyire munsi y'ibirenge bwawe, kuko mu gihe cyose uzagendana n'ubwoba, ibi ngibi turimo kubivuga uzajya ubyumva, ariko bizakubera nka filime. Ureba filime ikarangira ugakomeza urugendo n'ibindi byose. Ni ukuvuga ko ikintu kizagusimbutsa ibi byose, kimwe mu bintu bikomeye, ni ukwikura mu bwoba. Kuko nabo barabizi neza cyane ko ubwoba ni cyo gikoresho bakoresha kugira ngo badukange. Nibamara kudukanga batuzanire ibyo bifuza byose, hanyuma tubicakire. Uyu mugabo Jacques Attali arandika icyo gitabo ngo une brève histoire de l'avenir. Une brève histoire de l'avenir, mu magambo magufi, ngo ejo hazaza hacu. Sibyo? Uyu arimo kuvuga ibintu aho turi muri 2015, arimo kwamamaza ngo analyse prospective des années à venir jusqu'en 2050, kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2050. Murabyumva neza? Mumaze iminsi mwumva ibihugu bitandukanye bafite ikintu bita ngo vision 2050. Ndakeka ko n'u Rwanda turimo, niba ntibeshye, turi muri 2030 2050. Si u Rwanda gusa, umva iyi ni projet. None se uyu ni umunyarwanda? Uyu ni umufaransa? Sibyo? Kuzenguruka isi yose kandi kwitegeko, apana kwinginga. Wabishaka utabishaka, guverinoma y'u Rwanda yabishaka itabishaka, kuko ubishaka bazakorana, utabishaka acaho. Murabyumva neza? Buriya ntituzajye twibeshya tubona abanyapolitiki buryo ni bumoso ku isi bikarakasa, sibyo? Bavuga bikubita mu gituza, bavuga ngo barimo kurwanya aba bagabo. Nta muntu n'umwe afite ububasha n'ubushobozi bwo kurwanya abagabo no kubatsinda uretse Kristo. Azabatsinda kuri wa munsi, azamanukana n'itorero ku musozi wa Elayomo des Oliviers, aje gusoza intambara ya gatatu cyangwa se intambara ya Armageddon. Siko bimeze? Ariko abakomeye b'isi bose bikubita mu gituza, ibyo ni politike. Uwikubita mu gituza cy'ukuri arwanya ibi bintu araravuye ku isi, ntagamara kabiri. Yaba ubutegetsi bwe, yaba guverinoma ye, yose ivaho. Niyo mpamvu ni ibintu by'igitugu bigomba kuzabaho byanze bikunze. Ati mu mwaka w'ibihumbi 50 hari ibyo bateganyije, sibyo? Ngo sans doute marqué par toute puissance de l'argent, l'auteur présente 5 scénarios envisageables. La fin de l'empire américain. Uyu arabivuga uburyo ki Amerika izahirima. Atari ari wabivuga muri projet ahangaho yari ni muri nuza yari Paris, arimo ku exposa uyu mushinga muri 2015. Kandi muri 2015 ni naho Bill Gates nawe yari arimo ku exposa mu kiganiro bita TED, arimo ku exposa ibijyanye na coronavirus izaza. Iyo ngiyo nababwiye ko miliyoni 10 zigomba gupfa, kandi niko byagenze. Turi muri 7, 9, 8, 10, 12, gutyo niyo statistique. Siko bimeze? Ni ukuvuga ko aba bagabo ni ukwitonda, tukamenya ko ibintu birimo kubaho ntago ari impanuka, biba byateguwe neza cyane, ariko byose mu mugambo umwe gusa, kugira ngo bashikirize isi mu maboko ya Satani. Nicyo kintu gihari kandi gikomeye cyane. None uyu mugabo avuga uburyo ki Amerika izahirima, avuga uburyo ki iyi si izaba ifite ubutegetsi buyobowe mu buryo butanyeganyega kandi butegekwa na kaguru k'abantu runaka. Ariko iyo group bo bakayita ko ari group izaza gukiza abantu muri icyo gihe. Ngo hazaba hariho hyper conflit na hyper démocratie. Hazaba hariho hyper conflit, nukuvuga ko hazaba hari amakonflit atandukanye iburyo n'ibumoso, intambara zitandukanye iburyo n'ibumoso. Ibi byose bya Ukraine tubona n'Uburusiya, ibi tubona bya Israel irimo gusubiramo na za Iraq n'ibindi, ni ibintu biri ku mupango neza cyane kugira ngo wa mugabo azaze isi iri muri kao. Wa mugabo ninde tuvuga? Antikristo, urwanya Kristo. Kandi twibuke ko
we azaza ahagarariye Satani, afashijwe n'umuhanuzi w'ibinyoma niwe uzaba ukuriye ibintu byose by'umwuka, sibyo? Noneho hari amadini ajya avuga ngo no ngo harya ni umunsi nicyo kimenyetso, niba ari ikinyamaswa niba ari ikisimbizi, ariko byose ibintu biragaragara neza cyane. Ibyahishuwe Yohana tubona uburyo ki umuhanuzi w'ibinyoma Satani donc umuhanuzi w'ibinyoma Satani na Antikristo bazajugunywa mu itaruna rya kumuriro, ndetse Satani we azasangamo umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo, kuko Satani azabanza abohwe imyaka 1000, nabohwe imyaka 1000 Satani plutôt Antikristo na umuhanuzi w'ibinyoma bo bazaba bari tayari bagezeyo, hanyuma Satani azaza kubasangayo nyuma. Icyo ni ikimenyetso gifatika, si umunsi uzajugunywa mu muriro, ni umuntu physique uzajugunywa mu muriro. Noneho aba bagabo bose mission no kugira ngo yisi bayijyana aho ngaho muri icyo cyerekezo, niyo mpamvu barimo kurema iyo si ya artificial intelligence twavuzeho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Iyo niyo si barimo kutujyanishamo. None uyu mugabo avuga uburyo kibizaba bimeze, arimo demokrasi, bazashyiraho uburyo bwabo bwa demokrasi kugira ngo ibintu byose bizabe uko bo babiteganyije. Yaje kuva aho ngaho ajya mu Bubiligi, ahitwa muri Musée Royal de Beaux-Arts à Bruxelles. Aho ngaho naho ajya ku exposa icyo gitabo, arimo kukivugaho mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma y'ibyo uwo nguwo avuyeho, tugiye kuri Bill Gates nyirizina, sibyo? Ubwo byo byose ndaza kubisoreza n'ijambo nababwiye dutegure muri Daniel igice cya mbere, sibyo? Hanyuma haza uyu mugabo Bill Gates. Uyu Bill Gates ubwe muri 2015 wa mwaka n'ubundi uriya atari arimo kuzenguruka hirya no hino ku isi, arimo kubabwira ibigomba kubaho mu gihe kiri imbere. Hari undi mugabo we uzwi cyane ku isi, yewe n'agahinja karamuzi. Hari ahantu nigeze kujya mu cyaro, muri bya byaro njya mu ivugabutumwa cyangwa gusura bene data. Ngiye kubona mbona ndabaza, baraturangira ahantu twagombaga kujya, barangije batubwira ngo uze ngo uzamuke ukatira ahantu, ugera ahantu uraza kubona ngo kwa Bill Gates. Narasetse cyane. Uzaraza kubona kwa Bill Gates. Dukuvuga ko Bill Gates n'uruhinja ruramuzi. Uyu mugabo muri uko kwezi kwa 4 2015 ku itariki 3 muri icyo kiganiro cya TED arimo gutanga urugero rufatika. Ako ka video ndagafite ku munota umwe, ariko malheureusement kari mu cyongereza gusa, nta mwanya twabonye kugasemura, ntago twagashyira, ariko abantu babyandike birimo, wandike TED TED 2015 ukwezi kwa 4 urabona iyo video rwose kuri social media hose zirahari, sibyo? Niyo mpamvu njya mvuga buri gihe cyose mvuga nti nukuvuga ko n'umuntu ashobora kuza gutera avuga ati bakamanzi barimo kugumura abantu cyangwa barimo gutera umwuka mubi mu bantu, ntago ari byo, sibyo? Ibisi twebwe tuba twabivuze ni banyiri bisanzwe biri kuri YouTube, ibyo mbivuga buri munsi. Icyo twebwe dushinzwe no kubijyanisha n'ijambo ry'Imana kugira ngo umukristo yongera akanguke, kandi tukabivuga dushize amanga, kuko nicyo twahamagariwe mu izina rya Yesu Kristo. Tutanabivuze twagibwaho n'urubanza, ndetse twapfa nabi, afazari tuzapfe neza muri Yesu. Amina. Aho gupfa nabi wanze gukora ikimana yagutumye, nkuko Yona byamugendekeye ahunga misiyo y'Imana, aza kwisanga mu nda y'urufi. Ntituzisange mu nda y'urufi, tuzavuge icyo Umwami Yesu azaduhamagarira, kandi vuba ndetse bigishobotse mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Bavandimwe, uyu mugabo mu byo yavuze muri iyo video, muri iyo presentation, yari talk show yabamuhamagaye, bamutumiye, atangana na sample zikomeye, yitwaje n'ibikoresho, uburyo ki hari icyorezo gikomeye kigiye kuza. Kandi gitangaje, urabona iriya logo ya COVID, ya cya kintu cya COVID kimeze ukuntu, murakibona mwese? Icyo nicyo yerekanye icyo gihe, nta urakimenya.
oya bien sûr ntawe urakimenya we akerekana icyo gihe muri 2015 imyaka 5 mbere kandi ubwo niba byarabaye 2015 no kuvuga ko uyu mushinga wari waratangiye mbere kuko uyu munsi muri ibi bihe nibwo bari batangiye ku presenta isi ariko babereka bati yagiye kuza icyorezo gikomeye icyo gihorezo ngo kizica ku buryo yavuze ngo kizica abantu yavuze ko hari icyorezo kizaza ngo kandi kizica miliyoni agera kuri 10 ngo kizica kurushuko intambara yica sibyo ngo si misile zizica abantu ariko ni microbe imyanda yego urumva imyanda no kuba ni microbe ni ikintu kizava mu myanda kuri ya corona yaje ari ikintu wakoze hanyuma kikajya mu muntu kikamwanduza akaruka gacira kanduza undi ku mwuka n'ibiki byose no kwa ko ni imyanda microbe ibyo kandi niko byari byagenze ngo ibyo abo bantu ntago bazicwa n'intambara ntago bazicwa n'amamisile oya bazicwa n'ikintu kizaba giturutse muri microbe mu myanda mu yandi magambo izaba ari icyorezo niko yabisobanuye mu icyo cyorezo gikomeye cyane kigiye kuza ku isi ngo kandi kigaragara ngo nuko isi tutiteguye kurwanya no guhangana n'icyo cyorezo uyu mugabo abivuga gutyo hanyuma aza kuvuga muri 2022 atangira indi propaganda ya mbere irarangiye icyo bateganyije muri 2020 kiba kigezweho siko bimeze muri bya bindi yerekanye muri 2015 biba bigezweho bikoma mu gatuza bati ibyo twavuze nibyo twapanze noneho birashitse reka noneho dukomeza umugambi kuko ntibaragera ku cyo bashaka icyo bashaka ni ukugira ngo isi yose bayishyire munsi y'ibirenge byabo basiri bange bamenagure uko twagiye tubivuga bavandimwe niho barimo kutuganisha nta handi no kutwereka ko hari indi si nshya barimo kurema noneho uyu mugabo muri 2022 asohora igitabo gikomeye yego 22 aho tugeze nyuma ya corona cyagiye yatujeho bamaze gukingira isi n'ibiki bituje noneho asohora igitabo yise How to Prevent the Next Pandemic okay yego how to prevent the next pandemic ni gute twakwirinda cyangwa se twarwanya icyorezo kizakurikiraho urumva barabizi ko kigomba kuza sure nako baragiteguye utu twamabaga turimo kubona utu twa mpox n'ibiki ni test barimo gupima sibyo barimo gupima barebe ko uko bimeze ese izaguruka izajya mu bantu vuba ese nimara kujyamo y'amazi bazanira abantu azinjira azagira umumaro nk'uko bo babitekereje yego kuko n'amazi bo bazi ikirimo twababwiye kuri nanone robot sibyo tubisubiramo bo barabizi ni nayo mpamvu ibyo barimo gutera abantu muri ibi bihe barimo kwipimira ku bantu atari ku nyamaswa kubera iki kubera ko ibyo bagambiriye bazi icyo bashaka mu mubiri w'umuntu icyo bashaka mu mubiri w'umuntu barakizi none uyu mugabo aravuga amaze kubivuga aravuga ngo comment prévenir la prochaine pandémie ubwo ni ikibazo arimo kubaza icyo gihe muri ibyo 2022 dans ce document Get détaille la pandémie de COVID-19 muri document Get abanza gusobanura ingaruka y'icyo kiriya cyorezo cyakoze asubira inyuma gato kugira ngo abibutse kugira ngo abantu bose bakanguke bamenye ko isi yahuye n'ibyago bikomeye abantu barapfuye ekonomi y'isi ikubita hasi noneho bavandimwe aya mateka ibiri imbere turabigenza gute ngo comment prévenir une autre pandémie notamment en proposant une équipe de réponse et mobilisation mondiale contre l'épidémie avec un financement annuel de 1 milliard de dollars. Uyu mugabo arerekanye aravuga ati noneho bavandimwe shuti zanjye ibyabaye muri covid mwarabibonye ariko ibikomeye biri imbere
kandi ibingibi yerekanye ntago ari covid ni ikomeye gutegura kandi gikomeye kuruta covid gukuba inshuro kuruta covid ni nayo mpamvu iyi niba ari mabaga niba ari yego ivugwa ngo yica vuba kandi nabi cyane kuruta covid-19 cyane niko banavuga rwose abaganga mu bantu 100 bayirwaye 90 niba ari n'ababiri bacaho urumva ko ari ibintu bikomeye cyane ibyo na gato nyanga mu nyanja ni umusogonye ni kuba ni test birimo gupimwa isi irimo gupima niba ibyo bapanga barimo kubigeraho uyu mugabo aravuga ati noneho tugomba kwisansibiriza mu buryo bukomeye ku buryo miliyari imwe y'amadolari gusa mu bintu bya research n'ibiki byose agomba kuba ateganyijwe buri gihe kugira ngo agire umumaro tutazagwa mu byo twaguyemo kandi aravuga ati turiteguye neza cyane ku bintu byose nk'uko byateganyijwe turiteguye guhangana n'icyo kinyagwa okay strategy zose zashyizweho ikibazo wakwibaza ukavuga uti se ko babibonye bakaba bafite amafaranga bafite ubwenge kuki batabikumira ko bitazi ko bishoboka sibyo babirashoboka noneho ka video kubushize ka Yuval Noah Harari nababwiye ni tuzakomeza kukavugaho no kugakoresha baravuga si we wenyine n'abandi barabivuga bati ikizabafasha inzira imwe bazanyuramo ni inzira ya kiganga sibyo kugira ngo bagere ku byo bateganya ni inzira ya kiganga inzira ya medicine niyo bazanyuramo kugira ngo bagere ku byo bagomba kugeraho ibyo bagomba kugeraho niki ni ugukomeza uburyo na strategy yo kwinjira mu mubiri w'umuntu ni naho ijambo ry'Imana Imana yanyujijemo ejo ryavugaga uburyo ki abarokore barimo gutanga imibiri yabo kwa Satani bitwaje ngo ntaho ihuriye n'ubugingo ntanga urugero rukomeye uburyo ki ibyo bintu bitatu ntago bishobora gutandukana bitandukana umunsi umuntu avuye ku isi mu mubiri umubiri ujya ukwayo umwuka ukajya ukwayo ubugingo bukajya ukwago ariko tukiri hano ku isi ibyo byose uko ari bitatu bigomba kurindwa mu buryo budasanzwe kugira ngo Yesu nagaruka azasange tutariho umugayo na gatoya siko bibiri tubwira no kuvuga tugomba kubirinda birindwe mu buryo budasanzwe kugira ngo Yesu naseruka azasanga umubiri wawe asanga ubugingo asange n'umwuka byose warabirinze neza ubirinda umubi ubirinda ikibi n'igisa nacyo aba namabandi n'abakozi ba Satani Satani afite amaheri menshi cyane kuruta umwana w'umuntu arabizi neza cyane ko nawe nafata umubiri w'umuntu kugera ku bindi biroroshye ni nayo mpamvu no muri Edene yabanje abwira umuntu ati rya muri uko kurya ni umubiri yakoresheje akanwa kari ku mubiri ntago yamubwiye ngo humeka ngo genda wihumurize cyangwa ugende uhuhe kuri iriya mbuto sibyo yaramubwiye ati tamira urye umubiri ukora act urarya ishyano riba riraguye so aba barabizi neza cyane ko nibashika mu mubiri w'umwana w'umuntu tayari ibintu bizaba bikomeye mu buryo bukomeye haza undi mugabo bazaba babifite ni nayo mpamvu umuvandimwe wanjye nshuti ya Yesu kanguka mu buryo budasanzwe umwuka wawe umubiri ubugingo ubirinde kuruta ibindi byose kuko nta n'ikindi ufite nibyo bigize umuntu sibyo nutarinda kimwe ibindi ngo birinzwe nabi n'Imana uribeshya cyane ni wowe ugomba kubirinda niko Bibiliya yadusabye yiza kubona ko Yesu niwe ugomba kubirinda yari kubitubwira yari kuvuga ati umwuka wera azabibarindira sibyo yadusabye ngo tubirinde birindwe mu buryo budasanzwe kugeza kuri wa munsi Yesu azaza naza asanga ibyo bintu bimeze neza nkuko yabyifuje umugabo dusorejeho tutaragira kuri yego nashaka kubaza ko yakoze igitabo ndibona bireba ngaha cyanditse ngo how to prevent the next pandemic yaba yarasobanuye impamvu zo kukirinda
impamvu yo kwirinda iki nyine yo kuzirinda iki cyorezo kigiye kuza kindi cyangwa ntabwo yigeze abyinjiramo. oya yarabisobanuye byose gusobanura uburyo ki bagomba kubigenza kugira ngo babyirinde yarabisobanuye rwose ni ukugira ngo abantu batazapfa kugira ngo ekonomi y'isi itazarimbuka nk'uko byagenze muri covid. Ni nayo mpamvu yatangiriye ku mateka ya covid, abuvuga uburyo ki covid yajaje isi kandi kunyeganye z'isi bavuga bo ntago bareba abantu mbere na mbere bareba ibyabo ekonomi niyo baheraho kuko abantu bo abadafite umumaro ntago babatindaho batinda kuba afite umumaro wabo bo bita bafite umumaro ababinjiriza mu yandi magambo. Yasobanuye izo mpamvu avuga uburyo ki impamvu tugomba kubyirinda no kubirwanya mu buryo bukomeye ni ukugira ngo hatazapfa abantu na ekonomi y'isi itazongera guhungabana no kugwa nk'uko yaguye muri covid. Ariko reka mbabwize ukuri ibyo byose yatanze ni ibinyoma. Ukuri kuzuye ntabwo ari ukugira ngo ekonomi y'isi idahungabana, ni ukugira ngo babone uburyo kibagera ku bintu byabo bitatu bihaye. Nabivuzeho hano reka nongere mbisubiremo. Icya mbere ni ukugira ngo babone uburyo ki bagabanya abatuye isi muri gahunda y'ibidukikije n'ibiki byose. Harimo gahunda y'uko isi ituwe mu buryo bw'umurengera, nyamara sibyo. Isi ntabwo irengereye. Urebye amashyamba ya Kongo ubwayo uko angana sibyo, ukareba amashyamba ya Angola n'u Rwanda ntiturarumara, ukareba amashyamba yanuza bakaduhisha ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo inganda zabo, indege zabo, amato yabo, amatreni yabo, amamodoka yabo sibyo niyo yangiriza ikirere, niyo yatwangiriza. Ibyo ntibabivuga bakajya kubeshyera inzirakarengane abantu ngo turuzuye. Bavugishije ukuri. Inganda uburyo ki umuntu apoliwe ikirere n'uburyo ki uruganda rupoliwe ikirere ntaho bihuriye. Oyo taragera naho ngaho byonyine na ziriya nganda zikora ibitwaro bya kirimbuzi, uburyo bihumanya ikirere bikangiza ubutaka bikangiza iki. Exact. Ibyo byose ni ibyabo, ntago bashobora kubivugaho. Unabivuzeho urarutashye, uraruvuye ku isi sibyo. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ibyo byose ni ukugira ngo bereke isi, bayibwire ngo dore abantu ni mwebwe turimo kuvugira, ni mwebwe turimo gutakira, ni mwe turimo kurwanira. Nyamara sibyo, ni ibinyoma byambaye ubusa. Icyo bashaka icya mbere ni ukugira ngo bagere kuri gahunda yo kugabanya abatuye isi. Icya kabiri ni ukugira ngo bagere kuri gahunda yo gukontorora isi yose. Aho plaisir uri, aho ndi, aho tate ari iyo ngiyo mu cyaro na hehe, babashe kumenya icyo ukora, ibyo urimo, kugenzura umubiri wawe kuva ku musatsi kugera ku ino. Icyo nicyo barimo gushaka mu buryo bukomeye. Icya gatatu gikomeye cyane no kugira ngo bagere kuri proje yabo yo guhindura abantu ibintu, amarobot. Izo nizo gahunda. Ni nayo mpamvu harimo imbaraga z'umurengera. Ariko ibyo byose ni ukugira ngo ubuhanuzi bwa Daniel busohore. Hanyuma aho hantu yavuga ngo how to prevent, uburyo bwo kwirinda icyorezo kigiye kuza gishyashya, harimo ubwo buryo kugira ngo batwinjiremo. Noneho ibyo ngibyo byose ko ari bitatu babashe kubigeraho byoroshye, ariko twe twibwira yuko ari ukwirinda icyorezo kigiye kuza. Baranabisobanura muri ibitabo byabo, bavuga uburyo ki bazazana systeme zitandukanye zishobora kurengera umwana w'umuntu, entre autres kumushyiramo ibyo byose tuvuga. Yaba izo nanorobot, zaba izo nshinge, zaba izo microchip, ibyo byose bo barabizana berekana bati ni kubw'inyungu y'umwana w'umuntu. None umwana w'umuntu kubera ubwenge Imana yamuhaye ntago kubyakira byoroshye. Oya, ejo ndakibutse sinakibyibutse, nari kugashyira iruhande. Ejo hari documentaire nakurikiye. Simbyibutse ubu ngubu, iyo nza kubyibuka nari kugashyiramo ndetse ukaza kukerekana abantu. Hari documentaire nakurikiye ndatangara cyane. Iyo documentaire yagaragazaga uburyo ki
izi gahunda zimeze n'uburyo ki bagerageje uburyo ki byose barimo gushaka kubishyira mu bantu ku neza, ariko abantu benshi barimo gupimaho ku neza birimo kwanga. Ku buryo umudamu yakoraga iyo ntuza yaranabajije ikibazo ati wowe muntu ukurikiye iyi documentary kandi abo si abakristo, ni abantu Imana irimo guhagurutsa mu buryo buteye ubwoba, nk'umudokita nerekanye ubushize bita Sheri Tampeni w'umunyamerika akanguye abantu mu bijyanye n'irangamuntu y'ikoranabuhanga mu myanzuro yafatiwe muri UN, muri iyi nama iherutse muri UN. Mwihangane imvura ni nyinshi hano, nimwumva urusaku ni imvura nta kibazo, ariko turizera ko murimo kumva neza. Uwo Sheri Tampeni o doctor yavuze kuri report imwe muri report y'ibyabaye muri UN mu bintu batsindagiyeho yo guhisi yose irangamuntu imwe. Uburyo kino niyo yaranabisobanuye, avuga uburyo ki ngo isi imwe mugiye kuba abacakara mu rwego rwo hejuru, abacakara ariko mu rwego rurenze urugero. Bihereye hehe? Kuri iyo rangamuntu y'ikoranabuhanga yimwe izaba ku isi yose. Umudamu yararimo kuvuza induru avuga ati bantu nimukanguke, ibintu barimo kubapangira si byiza. Ararisobanura ko n'umudamu wagize uruhare runini cyane mu gukangura isi muri izi politiki zose zimaze imyaka, ku buryo bamushyizeho amadosiye menshi, bamwambura n'ubuganga bwe, baza kubumusubiza nyuma muri 2023 ejo bundi. Ni umuntu uzwi cyane muri Amerika. So uwo mudamu wari urimo gutanga ibyo biganiro aravuga ati mwebwe mukurikiye iyi message, ngo ninde ushobora kuza igitondo kimwe akakubwira ngo ngwino ngutere microchip, gutya akakubwira ati ni byiza ngwino nkagutere ubundi ubuzima bwawe bumere neza, ngo ninde muri mwe ashobora gupfa kubyemera gutya? Ati ndakeka ko ntawe, keretse bakubeshyebeshye bakagucurika kugira ngo babashe kubigusobanurira. Ati noneho izo nzira babona ko zidashoboka, bagomba guca mu nzira z'iterabwoba. Sibyo ko yavuze? Yego niko yavuze, mu nzira y'iterabwoba. Ni nako bimeze, ni nako na Bibiliya bivugaho, kandi nta kizajya kure ya Bibiliya. Ubwo bwami bwa kane nibuza buzanyura mu iterabwoba rikomeye cyane, kuduhatira ikintu cyose tugomba kwinjiramo ifo gusunika. Twabivuzeho n'ubushize. Noneho niho aba bagabo berekana, bakereka abantu bati rwose mubyumve neza, twebwe tubazana igisubizo kugira ngo imibiri yanyu itarwara yego idapfa. None umwana w'umuntu kubera gutinya urupfu, kubera gutinya ibi bintu byinshi, agahita ahahamuka pyufu akagiye ajya. Niko bimeze. Noneho niyo mpamvu bagomba gushyiraho ibyo byose muri ibyo bintu byose bitandukanye, kugira ngo ubwoba buze mu mwana w'umuntu. Haza umugabo bita Klaus Schwab. Umugabo bita Klaus Schwab niwe ukuriye ntuza bita World Economic Forum. World Economic Forum nicyo kigo kigenga ubukungu bw'isi. Ibi byose babifitemo uruhare. Yanditse igitabo yise ngo The Great Reset. Sibyo? COVID-19 The Great Reset, cyangwa se COVID-19 La Grande Réinitialisation. No kuvuga ko kuri settinga nyuma ya COVID, nyuma y'isi yacitse mu bice bibiri. Ni ngombwa ko hagomba kuri setting isi kwirema bundi bushyashya. Nicyo kintu badusobanurira aho ngaho. Ku isi bagomba kwirema bundi bushyashya. Uko yari imeze nta yari fake cyane, bagomba kuyirema bushyashya. Muri uko kuyirema bushyashya, intwaro ya mbere izaba ihari ni artificial intelligence. Artificial intelligence, kugira ngo ibafashe kwinjira muri ibyo bikorwa byabo neza cyane. Nta kindi bazashobora nibatitwaza artificial intelligence. Gukora isi bundi bushya. Ibi byose bikaba ari ibintu biza kugira ngo
bisohoze gahunda zabo, nyamara bo barabitubwiye, nuko tudashaka kubyumva, nuko tudashaka kureba. Ariko Imana ishimwe ko mu mpande zitandukanye Imana irimo gukora ibikomeye, ihagurutsa abantu batandukanye kugira ngo bakangure abandi. Niyo mpamvu ubu butumwa uyu munsi aba bavandimwe barimo kubukurikira kugira ngo babwumve neza cyane. Noneho tujye mu ijambo ry'Imana mbere yo gukomeza ibindi. Ijambo ry'Imana nababwiye turi muri Daniel igice cya mbere guhera ku murongo wa 3 kugeza kuri 15. Ushatse yasoma guhera ku murongo wa mbere nta kibazo agasoza icyo gice cyose, ariko Daniel igice cya mbere umurongo wa 3 kugera kuri 15, ariko hari mirongo imwe n'imwe ndi busimbukemo. Kuko ko ndayivugaho gahoro kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza cyane icyo turi buvuge, icyo umwuka abwira amatorero, kugira ngo na wa wundi yibazaga ikibazo ngo tuzabikwepera he. Ese ko turi mu isi bizagenda gute? Tuzabaho gute? Tuziga gute? Abana bacu baziga gute? Tuzarya gute? Ese akazi tukavemo cyangwa bigende gute? Hari igisubizo ijambo ry'Imana riduha. Hari igisubizo igitabo cya Daniel, uko twese tubizi ni igitabo cy'ubuhanuzi kigaragaza ibizaba mu minsi y'imperuka. N'aya makuru tujye gusoma yabayeho muri icyo gihe ntabwo ari amakuru gusa, harimo n'imvugo y'umwuka niyo tugomba guhishura kugira ngo abantu bayikapte mu buryo bw'umwuka. Muri uwo wa 3 turavuga ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli mu muryango w'ubwami n'ab'imfura bandi. Aho ni umurongo wa 3. Turi ku basore bamwe mu Bisirayeli. Mu yandi magambo ahangaha bari mu bwami butari ubwami bw'Imana. Bari Babuloni, bari kwa Nebukadinezari, bari mu Bakaludaya. Aba bana b'Imana b'Abisirayeli ni ubwoko bw'Imana. Dushobora kugereranya uyu munsi n'iyi si turimo. Iyi si turimo ni isi ya Babuloni, ni isi y'Abakaludaya. Kandi Imana ishimwe cyane ko na Bibiliya itubwira ko Babuloni izayisenya. Sibyo? Yohana 18 hunga uva muri Babuloni udapfa, hunga vuba uve muri uwo murwa mbere yuko Imana iwurimbura. Noneho bavandimwe, iki kintu ni ikintu gikomeye. Aha turabona uburyo ki abo basore bagombaga gutoranwa bakazanwa aho ngaho mu bwami kugira ngo bakorerwe ibintu runaka. Ku murongo wa 4 batagira inenge ahubwo b'abanyaburanga, babahanga mu by'ubwenge bwose, bazijuka mu byo kumenya n'igenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'ubwami kugira ngo abigisha ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Hari misiyo yo gufata abana b'Abisirayeli bamwe bakabazana muri iyi si y'Abakaludaya yo guterekera no kuraguza, yo gukorera Satani n'imihango n'imigenzo yose ya Satani. Bafata abo bana, mu yandi magambo babavanemo Imana yabo, babigisha ururimi rw'Abakaludaya n'indi migenzo yose y'Abakaludaya. Mu yandi magambo n'Imana z'Abakaludaya bakazibigisha. Uyu munsi wa none ibi bintu byose barimo kutuzanira ni ibintu birimo kutujyana mu isi y'Abakaludaya, birimo kutujyana muri Babuloni. Babuloni irimo kubakwa kandi ko kwigeze kure. Babuloni irimo kubakwa mu buryo bukomeye, igeze kure. Muri ibyo ngibyo Babuloni irashaka kugira ngo ifate abana b'Abisirayeli. Abo bana b'Abisirayeli ni wowe nanjye, ni umuntu wavutse ubwa kabiri wese, ni ubwoko bw'Imana, n'Abakristo, n'abubaha Yesu, n'abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Barashaka kugira ngo babafate, babazane, nibamara kubagezamo ngo babigishe uburyo kibazahagarara imbere y'umwami, uburyo kibazakora mu bwami. Hari ubundi bwami butandukanye n'ubwo bari barimo, sibyo? Ubwo ni ubwami bagiye kubereka noneho mu buryo buri fizike, mu buryo bugaragara. Kuko babugezemo noneho bagomba kubatoza babigishe.
ni nayo mpamvu uyu munsi umukristo wese agomba kwigereranya n'umwisirayeli muri iki gihe, muri icyo gihe cya gihe cya kera. Uyu munsi tuvuge ko ahari abisirayeli uhakura abisirayeli uhashyire abakristo. Umurongo wa 5 nuko umwami abategeka igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Aho ngaho tayari bagiye kubabeshya n'ibyo kurya by'umwami. Ibyo kurya by'umwami nibyo barimo kutwereka uyu munsi, kugira ngo dutatire igihango twagiranye n'umwami Yesu, dutatire igihango twagiranye n'ubwami twakomotsemo, kuko baratwereka isi y'ejo, isi iryoshye cyane. Kandi koko bavandimwe mukurikiye ubutumwa, abazemera kwinjira muri iyi system ya Antichrist mu gihe cy'imyaka 3 n'igice ya mbere bazaryoherwa mu buryo bameze neza cyane. Biranashoboka ko ushobora kujya mu mujyi ufite ibihumbi miliyoni 1 y'amanyarwanda cyangwa miliyoni 2, ukavanaho ikijipi cy'igikoko ikingiki kigura miliyoni 50 uyu munsi, ukakivana kuri miliyoni 2 bitaguhenze gusa kubera ko wemeye kwinjira muri system y'abakarudaya uri aho ngaho i Babuloni. Noneho abangaba ngo babashyiraho gahunda y'uburyo kibagomba kubaha ibiryo, ifunguro ry'umwami, bakarirya bakanezererwa, bakumva ko bari mu buzima buryoshye butandukanye na bwa bundi bari barimo. Kuko ahangaha bageze ni ibwami, kandi ibyiza byose birahari. Kondisiyo gusa ntabwo uri upfe kubirya. Tumvikanaho, ntabwo uri upfe gukora iki? Kubirya utabanje kwigishwa imigenzo y'abakarudaya, utabanje kwigishwa ururimi rw'abakarudaya. Ururimi isi yose irimo kuvugaho muri iki gihe cya none ni system yo kwinjira mu kintu kimwe, ifaranga rimwe, idini rimwe, leta imwe. Siko bimeze cyane, irangamuntu imwe, kimwe. Urwo ni ururimi rumwe rw'abakarudaya, kandi urwo rurimi rw'abakarudaya Mwuka Wera ahishurira ababene data barimo gukurikira ubutumwa, kugira ngo uwibaza wese ngo nzabigenza gute, iki gice kiraguha solution. Haleluya. Ngewe solution yanjye narayibonye. Nawe ukurikiye ubutumwa solution ibone, nibikomera uzabigenza gute. Ngaho turakomeje. Bati condition kugira ngo aba bana bahagarara ibwami, baryoherwe, barye neza, babeho neza nk'abana b'ibwami, bagomba kwemera imigenzo yose y'abakarudaya y'ibwami. Utayemera ntibishoboka ko agendera muri iyi gahunda. Ariko mission ni ukugira ngo bavuge ururimi rumwe rw'abakarudaya. Nabibabwiye n'urwo rurimi rumwe nibi byose kimwe, kandi utazemera kuvuga ururimi rumwe nabo ntago azasogongera kuri ibyo bintu bya kimwe, ntibizashoboka. Uzabura umwanzi mu buryo bukomeye, kandi uzahura n'ingaruka zikomeye z'umurengera. Barangije bati rwose bahagarare imbere y'umwami, kandi babigisha imyaka ingahe? 3 yose. Umva, yenda kuba na ya myaka 3 n'igice ni kimwe, imyaka 3. Ni nayo mpamvu, haleluya, ni nayo mpamvu mubona ko iyi si yahinduye isura nyuma ya covid. Murebe kuva 2020 kugeza 2023, n'amezi make, si imyaka 3 cyane, ni imyaka 3. Iyo myaka 3 bari barimo guhindura isi muri kiriya gitabo cy'uriya mugabo, The Great Reset, la grande réinitialisation, guhindura kugira ngo isi yinjire mu cyerekezo barimo kwiganishamo. Imyaka 3 ni ikintu gikomeye, cyane. Ni ukuvuga ko Satani ntacyo we akora, nkuko twabivuze ubushize, we yaremye byose arigana. Mwumve ya myaka 3 Yesu yamaze atoza intumwa kugira ngo abohereze
bavemo iyi si mu yandi magambo bayirokore. Sibyo? Yamaranye nawe imyaka 3 arangije arabasendinga ati nimugende muhindure mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza, bemera mu babatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, hanyuma bose baba bigishwa banjye. Siko bimeze? Yari imyaka 3. Iyo myaka 3 ni imyaka yo guhindura, ni imyaka yo gupanga ikintu ukagisohoza. N'aba ngaba ngo babigisha imyaka 3 kwari ukugira ngo cya gihe cyateganyijwe cyo guhindura ibintu kuri iyi si kigere. Ni nayo mpamvu n'igihe cya Antikristo nacyo kizagabanyamo ibice bibiri, imyaka 3 n'igice ya mbere n'imyaka 3 n'igice ya nyuma. Mu yandi magambo imyaka 3 ni ikintu kiri très significatif mu buhanuzi bwa Bibiliya. Noneho abangaba nabo ngo babagerageze babigishe babatoze iminsi imyaka 3 yose. Nibarangiza nyuma y'imyaka 3 babashe kwinjira noneho muri gahunda neza, bazaba babavanye mu Imana yabo. Imana ya Israeli izaba itacyongera kuvugwa muri abo bana. Kandi mumve strategy, ntibagiye gufata abantu bakuru, bafasha abana bato kubera ko umwana icyo mushyizemo aragikurana. Nayo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo azarinda saza akigenderamo. Mu Migani 22:6 niba ntibeshye, agomba kurinda azasaza akigenderamo. Noneho ako kanya bavandimwe, abangaba imyaka 3 n'igice ikaba imyaka 3 ikarangira kugira ngo babajyane ku mwami. Ngo muri abo bana b'Abayuda harimo Daniel. Ahangaha naho batega amatwi, bafasha abana benshi bavuye i Buyuda, abana bakuriye mu Mana ya Israeli. Ariko muri abo bana bose hari harimo itandukaniro y'abana. Hari harimo abana bacakiye Imana by'ukuri n'abana bacakiye Imana bya fake. Ni nako hari abakristo babandi twahereyo tuvuga ngo bakunda Imana, bashaka iby'Imana ariko badashaka Kristo. Ariko hari n'abandi biyeguriye Yesu. No kuvuga ko Yesu arabaha atanabaha, baracakiye. Abo ngabo ntazabatandukanya na Kristo kugeza ku munsi wa nyuma. Yaba amahoro, yaba urupfu, yaba itotezwa, yaba iki, ibyo byose nta na kimwe kizabakura mu rukundo rwa Kristo. Abo barahari. N'aba ngabo bari timu y'abantu benshi, y'abana benshi. Ariko muri abo bana Bibiliya iratubwira ngo muri abo ngabo hari harimo abandi bana 4 batandukanye n'abandi. Abo ngabo ni bande? Ni Daniel, Shadrach, Abednego na Meshach. Bibiliya iratubwira ngo abo bana yahise, ariko bitwaga mbere bitwaga Daniel, Anania na Mikael na Azariya. Ngo nuko umutware w'inkoni abahimba amazina mashya, abita Daniel amwita Belteshazzar, undi amwita Anania amwita Sadraka, na Meshach amwita Meshach, na Azariya amwita Abednego. Ku murongo wa 8 ngo maze Daniel agambira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Haleluya. Aha niho noneho ruzingiye. Wowe mwene data wibazaga ngo uzabigenza gute, tangira utega amatwi, turimo kugana ku musozo. Utega amatwi wumve icyo umwuka bwira amatorero. Muri ababona bana bose habonetsemo abana 4. Abo bana 4 Daniel ngo agambira mu mutima we. Kuki yagambiriye hamwe n'abagenzi be? No kubera ko bari bamaze kubona ko ahantu bari, nubwo bari mu bikomeye, nubwo bari mu byiza bimeze gute, bari mu majip, bari mu ma escort, bari mu babasasira, bari mu babagaburira, bari mu babatekera, bari mu babambika, bari mu byiza biryoshye cyane. Ariko baza kwitegereza basanga ko ibyo byose ntago bihesha Imana icyubahiro. Nubwo babirimo ni ibintu biterekerwa. Nubwo ibyo biryo biryoshye birimo kuva mu bintu biterekewe, birimo kuva mu zindi mana atari Imana
ya Isirayeli. Aba basore bari bafite shwa ebyiri, bari bafite guhitamo kubiri. Bati turarya ibi biryo tubeho neza, turyoherwe ubwami, ubwami baduhaye bwose tubwinjiremo tubutegeke, dore ko barimo kudutoza kuzaba abayobozi b'ejo beza. Bari bafite shwa ebyiri, imwe yo kwemera, indi ya kabiri yo kwanga, bakabura avantage zose bari bafite. Icyo bakoze ni iki? Bamaze kubona ibyo bintu, bahise bafata ingamba yo kujya kwinginga uwari ubakuriye, bamubwire bati ibi biryo ugiye kuduha ni byiza pe, biraryoshye n'ukuri, ariko twebwe ntago turi bubirye, uduha ibindi bitari biriya. Ntago byari byoroshye, ariko byari bikwiriye kugira ngo batiyandurisha ibyo bintu bakatakaza Imana ya Isirayeli. Nicyo bari barimo kurwanira mu buryo budasanzwe. Daniel agambira kutiyandurisha umutima we, mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami cyangwa iyo vino, aricyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Umurongo wa 9 ngo kandi Imana yari yatumye Daniel atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Aragenda kuri 12, ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10, baduhe ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa. 13, uzabone gusuzuma mu maso hacu n'abandi basore barya ku byo kurya by'umwami, uko uzabibona aba ari kuzagenza abagaragu bawe. 15, nuko abyumvise atyo yemera kubagerageza iminsi 10. 15, iyo minsi 10 ishize, asanga mu maso habo ari heza, kandi habyibushye kuruta abandi basore bose baryaga ku byo kurya by'umwami. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Aha niho ruzingiye. Bene data, mwebwe mukurikiye ubutumwa, tugiye kugera mu gihe gikomeye cyane, tuzasoze neza. Ni naho ubutumwa bw'uyu munsi burangiriye. Yesu wawe umugisha. Mbere yo kuza gusoza, turaza gusengera abashaka gukizwa. Uvuze ikintu gikomeye cyane cy'uburyo Imana yaguhamagaye. Mpita nibuka ya ndirimbo ivuga ngo uwawe atinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu Kristo. Amen. Byange bikunda umuntu wemeye gukurikira Kristo agomba no kwakira cyangwa se kwitegura ibyago n'amakuba bizamubaho. Ntekereza yuko nubwo bwoba wari ufite nyine bwaturuka kuri Satani kugira ngo udakora umurimo, kandi hari ibihumbi byinshi biri ku mugongo wawe. Imana izavuga ngo warakoze mwana wanjye kuko watumye hari abantu bakanguka bakamenya iminsi n'ibihe, hanyuma bakarushaho kunyegera. Reka rero mbaho umwanya n'ubundi mukora umurimo wa gitambye kugira ngo abantu bashaka kwakira umwami Yesu Kristo mubashe kubasengera. Wenda muri buze gusoza na muduhana nimero zanyu, usibye ko n'ubundi turi buze no kuzishyira hasi kugira ngo umuntu ushobora gushyigikira uno murimo abikore bimworoheye cyane. Murakoze. Yesu abaho umugisha. Reka mpamagarire wowe wakurikiye ubutumwa muvandimwe, ibi bintu byose twavuze, icyo barimo guhiga ni wowe Imana yaremye nanjye, kugira ngo tutazaragwa ubwami bw'iteka ryose. Satani aho turimo kujya warahazi kuko yarahabaye, ntiyifuza ko haba, ntiyifuza ko muhaba. Niyo mpamvu ugomba kumukwepa wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Abaroma 10 umurongo wa 9 ngo niwatuza akanwa kawe ukemeza n'umutima ko Yesu yazutse uzakizwa. Umurongo wa 10 aho ngo uko akanwa niko katura umutima ukemera. Iki ni igikorwa gikomeye. Niba wumva ushaka gukizwa, ca bugufi usubiremo aya magambo ngiye kugutiza sayange, ahubwo ni wowe uyasubiramo mu izina rya Yesu Kristo ubyizere. Uvuga uti Mana, mu izina rya Yesu Kristo nje imbere y'ubwiza bwawe, ndemera ko ndi umunyabyaha, nje imbere yawe ngusaba imbabazi, umbabarire ibyaha byanjye byose, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Unyezeshe amaraso yawe, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye kuri iyi tariki.
mba umwana wawe umbere data, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, igihe uzaza gutwara abawe nanjye nzabe muri abo ngabo mu izina rya Yesu. Urakoze data ko unyakiriye nk'umwana wawe, ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye, amen. Yesu agumugisha, utwandikire yaba kuri Zaburi nshya, yaba twebwe nukuri kugira ngo tugufashe ukure mu gakiza mu izina rya Yesu. Nimero yanjye ni uguteranya 250 7 8 8 35 20 ku bari mu mahanga, abari mu Rwanda ni 07 8 8 35 20 20. Imana ibaha umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushima no kuguha icyubahiro kuri uyu mwanya mwiza. Urakoze kubyo ukoze, umwuka wera w'Imana asigaye uganirize buri umwe wese, utasobanukiwe n'uwasobanukiwe wese umuganirize. Icyo nsenze ni kimwe, twese duharanire kuzagira iherezo ryiza. Uwo umugisha plaisir na Zaburi nshya yose, umugisha iteraniro ryose, twese duha umugisha kubw'ubuntu bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze kandi nizeye, amen. Yesu abahe umugisha. Bye bye, turabakunda.